Mwiriwe, ese waba warabonye filime yitwa Tifu cyangwa se Amenyo? Wenda warayibonye cyangwa ntiwayirebye, ntabwo tuje kugaruka cyane kuri iyo filime, ahubwo twebwe tuje kugaruka kuri kondisiyo cyangwa se situwasiyo bakinnyemo iyo filimi yitwa Vagina Dentata. Hanyuma rero umugore wese cyangwa umukobwa ufite icyo kibazo cyangwa se ubwo bumuga, akaba atabasha gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo keretse iyo ayo menyo yamaze kubagwa bakayakuramo, kugira ngo nawe abe muzima yongere abashe kwishima mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, kuko nibwo aba ashobora kuyikora, naho ubundi ntabwo byakunda. Icyo kibazo rero cyangwa ubwo bumuga buravukanwa, ntabwo ari ibintu biza umuntu akuze ngo umugore yifate arwara iyo ndwara cyangwa agira icyo kibazo akuze, ahubwo akenshi ni ubumuga buvukanwa, nk'uko umuntu yavuka wenda atareba cyangwa se afite ubundi bumuga bw'urugingo runaka nk'akaguru, nuko hazaho ikosa cyangwa se mistake mu kuremwa k'umubiri mu gihe umuntu akiri mu nda ya nyina, hanyuma ayo mahirwe cyangwa se icyo kibazo kikaba kiba ku bantu bakeya bagera ku mugore umwe mu bagore miliyoni ebyiri. Abagore miliyoni ebyiri haba harimo amahirwe y'uko umwe muri bo yaba afite icyo kibazo, kandi ntabwo abagore bose bafite icyo kibazo cya tufed vagina cyangwa se vagina dentata, ariko baba banganya ubunini n'uburebure bw'ayo menyo ari mu gitsina. Hari abagira amagufi ku buryo n'ubundi bashobora kutabimenya cyane, kutabyitaho ngo bamenye ko bafite icyo kibazo, ariko hari n'abandi biba ari severe cyangwa bikabije ku buryo nawe ubwe ari igihe yaba adashobora kwinjiza intoki mu gitsina cye kubera ayo menyo. Hanyuma bigenda bitandukana, nyine urumva bitewe n'umuntu n'ikibazo afite uko kimeze, ariko ibyo bibazo bibaho, wenda ntiturabyumva cyane mu Rwanda n'i Burundi kuri twe bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ariko mu mahanga bibamo cyane. Ubwo wenda twavuga ko dukeka ko natwe hafi aha muri East Africa cyangwa mu Rwanda no mu Burundi wabona hari umuntu byabayeho, wenda akaba yaragize ngo ni ishyano yahuye naryo, akagira ngo wenda n'ubu umugabo utavurwa ni indwara idakira, ariko twabisobanuye neza ko bashobora kukubaga ayo menyo bakayakuramo, hanyuma ukaba muzima ukamera neza, nk'uko hano hari ubuhamya bw'abantu benshi twakurikiye bagiye bavuga ukuntu bavuwe iyo ndwara bagakira, bagashinga ingo, bakabyara bakororoka, bakabyara abahungu n'abakobwa nyuma yo gukira ubwo burwayi. Abantu bakomeje kwibaza bati, ese ayo menyo aza mu gitsina cy'umugore iyo afite ubwo bumuga bwa tufed vagina cyangwa se vagina dentata mu rurimi rw'ikilatini, ayo menyo aba ari maremare nk'asanzwe yo mu kanwa k'umuntu? Ese aba ari imikaka iteye nk'intare cyangwa nk'imbwa n'izindi wenda karinivore zose, izindi nyamaswa zirya inyama? Ese aba ari menshi angana n'ay'ingona bameze ati? Ubwo rero nyuma y'ubushakashatsi bwinshi twakoze, twaje gusanga ayo menyo aba ameze nk'ay'ifi yitwa shake. Ifi yitwa shake cyangwa inyamaswa yitwa shake iba mu nyanja nini, ifite amenyo menshi yose angana, ari ku rugero rumwe ariko matoya kandi atyaye cyane. Ubwo rero nayo yo mu gitsina niko aba ameze, aba ari matoya ariko ari menshi, ntabwo aba ari maremare cyane, nta nubwo akenshi ntabwo aba akomeye cyane nk'ayo mu kanwa, ahubwo kubera aho hantu aba yarakuriye yarazamukiye, akenshi aba atakomeye nk'ayo mu kanwa, ari menshi cyane yegeranye azengurutsemo nyine muri aho mu gitsina mo imbere cy'umugore. Ni ikosa cyangwa nyine ibyo bita za mutation, gene mutation iba yarabaye muri fetal development cyangwa mu gihe urusoro rwakuriraga mu nda ya nyina rujya
kwiremamo umuntu ujya kukuruma umwana ugasanga hajemo icyo kibazo. Rero ni ibintu bivurwa, bibaho. Niba warahuye nabyo ntuzagire isoni, uzatuvugishe. Watuvugisha mu gikari kuri nimero iri munsi aho ngaho muri description, ukatuvugisha tukagushakira ibindi birenzeho n'amakuru arenzeho n'uko wakivuza, cyangwa se nimba nawe hari ikibazo ushaka kutubaza nawe watwandikira muri comment cyangwa kuri nimero kuri WhatsApp ukatuvugisha. Kandi like yanyu na subscribe ni inkunga ikomeye cyane, turabikeneye kugira ngo turusheho kwaguka twagura ubumenyi. Murakoze cyane, naho ubutaha.